Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora YouTube banner yawe mu buryo bworoshye kandi bwihuse ukoresheje application ngiye kukwereka. Ibyo bigufasha kuba waba umu YouTuber mwiza cyane bitewe na content yawe ukora, nkuko uba wakoze YouTube banner ni nziza igaragaza ibyo ukora. Tuguhaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kuri subscribe, like, share na comment, wibuke gufungura inzogera kugira ngo tutazagicikwa na video nziza tukugezeho zigufasha kuzamura social media zawe neza. Waba ushaka kujoininga WhatsApp group cyangwa se WhatsApp channel yacu kudufollowinga, ureba link muri description y'iyi channel. Ikindi niba ushaka gukora YouTube channel, international TikTok ihemba, Facebook page, professional Instagram ihemba, uratwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe ariyo 0798084151. Reka dutangire nkwereke uburyo wakikorera YouTube banner yawe neza. Let's go. Okay guys, ukuntu uri bukore rero, uraza kuri Play Store yawe cyangwa se App Store, ikandeho, nimara gufunguka uze hano basacingira, hano tuzaga fresh, kandeho ubundi usacinge application bita Pixel Lab nk'uko nabyanditse. Kamungaga fresh imibereke uko nguko, urangiza ukandeho gutya, ubundi utegereza akanya gato irahita ifunguke. Noneho urabona ko jyewe usanzwe nyikoresha, ni nziza cyane, niyo mpamvu ngiye no kubibereka. Uraza gusanga handitseho ijambo bita install nk'uko nguko hano handitse, ariko jyewe handitse open kuko usanzwe nyikoresha. Nusanga handitseho install uraza ku installinga, nimara kugera muri telefoni yawe nawe uraza kubwira ngo open, uraza kuyikandaho gutya, ubundi utegereza akanya gato. Hano rimaze gufunguka. Iyi application ni nziza cyane kuko uyikoresha nta na internet ufite bigakunda. Jyewe rero bari kumbwira ko nshobora gukomereza ku byo nakoraga, ariko jyewe kuko namaze kubikoresha ndaza nkande kuri kazi kuri iri jambo, ariko bino ntabwo bari bubikwereke. Numara gukandaho, ikintu gikurikira kugira ngo ukore banner yawe nziza, uraza ukande kuri tuno tudomo dutatu natunzaga fresh, dukandeho gutya. Numara kudukandaho barakuzanira aya magambo, ubundi uze ukanda handitse ngo image size, hano natunzaga fresh, ukandeho gutya. Numara gukandaho, hano twari turi muri ratio ya 1:1, uri tuza ukande kuri kano kantu kugira ngo uhitemo icyo ugiye gukora. Nukandaho gutya bihita bakuzanira custom square profile picture, YouTube banner, YouTube thumbnail ndetse n'ibindi. Twebwe icyo tugiye gukora ni icyo twita YouTube thumbnail. Uraza ukandeho hano handitse ngo YouTube channel banner. Tugiye gukora banner, ntabwo ari thumbnail tugiye gukora. Urakanda hano handitse ngo YouTube channel banner, hano natunze dufresh tubiri, ubundi nurangiza ukandeho gutya YouTube channel banner, urakandaho, ubundi ukande hano handitse ngo okay kuri kano kantu, ukandeho gutya, nako size yahise ihinduka. Nurangiza kugira ngo ukore muri ino jambo ryanditseho ngo new text, uraza ukande hano kuri kano kantu ko gusiba, ukandeho gutya, ubundi tukanda hano handitse ngo okay, ahangaha kandeho gutya. Noneho ubwo hano wamaze gutegura size yawe ya banner, ikintu ugiye gukora ni ukuza ugahita ukanda hano kuri kano kamenyetso cyo ko guteranya, ukagakandaho gutya, ugahita uza hano handitse ngo from gallery, kuri iri jambo ukandaho gutya, ugahita ugera muri gallery yawe, ugahitamo ifoto ugiye gukoresha. Wenda tuvuge urugero ko ngiye guhitamo nk'iyi ngiyi, ndayikandaho. Nimara kuyikandaho mpite nza nkande hano handitse ngo hari akantu ka V, mpite ngakandaho gutya. Nimara kugakandaho, urabona ino foto ni nini cyane, kugira ngo uyigabanyirize size uraza ugakanda kuri kano kantu ko ku ruhande, hano tunzeho dufresh, kano kantu k'umweru, ukagakandaho gutya kakazaho ibara ry'ubururu, ubundi ukayigabanya cyangwa se ukayongera. Ngiye kuyigabanya, ngo ndazamura gutya,
nongere wenda nkandeho gutya nyigabanye, wenda nyishyire hano. Ubwo jyewe channel yanjye bayita Digital Tech 250 nk'uko uri kubibona, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera. Ubwo ikintu ngiye gukora ni ukuba nakwandikaho ijambo cyangwa se izina rya channel yanjye. Ubwo ndaza nkande kuri kano kantu ka text ku nyuguti ya A nkuru cyane, nkandeho gutya, nindagiza mpite nza nkanda hano handitse ngo text, none tuze agafresh, ndeta nkandaho gutya, ubundi mpite nza nkande kuri kano kantu kameze nk'agakaramu, aka ngaka, nkandeho gutya, ubundi nongere nkande kuri kano kantu k'agakaramu nanone, nakandeho gutya, mpite ngira aho nandikira, mpite nandika wenda ngo Digital Tech 250 nk'uko uri kubibona, nizeye ko wakoze subscribe. Nurangiza uhita ukanda hano kuri kano kantu ka OK, gakandaho gutya, numara gukandaho ushobora nanone kuza ugakanda hano kuri edit, kuri kano kantu k'agakaramu, ukashyira gutya, warangiza ugakanda kuri OK. Ushaka kweditinga uramutse ubaye wabyanditse nabi. Noneho ikindi tugiye kongera size rino jambo, urabona ko ritagaragara neza, uraza uscrollinge uza hano iburyo, uza urebe hano handitse ngo size, kuri kino ikimenyetso natunze agafresh, urabona ni T nkuru, tukanda kuri size. Hanyuma rero ikintu uhita ukora, uraza ukahita ureba kuri ano magambo yanditseho ngo size, ugakandaho gutya, ubundi ukongera ingano uku nguku. Warangiza ushobora no guhita uza ugahita rino jambo urushyira hano, ritaba rigaragara ryose, ugakanda hano handitse ngo edit, reka nze ntunge agafresh mpabereke ahangaha, ugakanda kuri edit, ukahita ubigenza gutya, ryose rikagaragara uko. Waba ushaka fonti ukaza ugascrollinga, ukaza ugashaka hano handitse ngo fonti, nze matunge agafresh, dore ni ahangaha, ugakandaho gutya, ugahita uhitamo fonti ushaka. Tuvuge urugero mpisemo iyi ngiyi, uhite nkanda kuri OK, warangiza ukaza nanone ugahitamo ibara ushaka, ukaza ugashaka ahantu handitse color, dore ni kuri kano kantu kameze gutya, ugakandaho gutya, ugahitamo ibara ushaka ko amagambo yawe ajyamo. Warangiza ubwo ugenda uyidesigninga neza bitewe n'uko ubishaka. Iyo urangije uraza ugahita ukanda hano kuri kano kantu utunze agafresh, ukagakandaho gutya, ugahita ukanda hano handitse ngo save as image, ukaza ugahita ukanda ahangaha, ukandaho gutya, ugahita uhitamo hano handitse ngo PNG, ahangaha kuri kabiri, ukandaho gutya, ukongera ukaza ugakanda hano kuri aka kantu, ugakandaho gutya, ugahita uhitamo hano handitse ngo very high, hano ugahita ukandaho, warangiza ugahita ukanda hano handitse ngo save to gallery, hano natunze udufresh tubiri, ugakandaho gutya. Hano kubita birodinga, ni ukuvuga ngo bana yawe iba iri kujya muri gallery yawe. Izi ni ads nk'ibisanzwe. Hanyuma rero ushobora kujya muri gallery yawe, ushobora kuba wayisangamo, maze ugahita uyishyira kuri channel yawe, maze bana yawe ikagaragara neza bitewe n'uko wagiye uyidesigninga. Ngewe nkoze bino kugira ngo video itaza kuba ndende, ariko wagenda ubidesigninga neza bitewe n'uko ubishaka. Nizere ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa na video nziza tukugezaho.